Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe ko Imana yatwongereye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi tugiye kuganira ku ijambo ryiza cyane, ijambo ritwereka neza ngo dufite Imana kandi Imana itwumva, Imana yumva kandi Imana isubiza. Amen. Turaza kubyumva icyo ijambo Yesu yabivuzeho, kandi turaza no kumva ubuhamya. Ndaza kuba ubuhamya bw'ukuntu nasenze kandi ndi umwana Imana ikansubiza. Amen. Kandi si icyo gihe gusa, ahubwo hari n'ibindi bihe bitandukanye n'ubu biracyansubiza, ariko numvise nabasangiza ubwo buhamya bw'icyo gihe ndi umwana. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye imirimo itangaje wagiye ukora kandi n'ubu uracyayikora. Turagushimiye Mwana, ndagushimiye. Hari ibyo nibutse byinshi, hari ibyo nibuka byinshi. Warakoze Data, icyubahiro ni icyawe. Warakoze kuduha Yesu, kandi yaraje aratwigisha, n'ubu yadusigiye ijambo ry'ubugingo. Uhabwe icyubahiro Data mu izina rya Yesu. Amen. Twihuse reka dusome ijambo riri muri Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Iryo jambo haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yasaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none So wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Amen. Imana ishimwe. Nkunda cyane kumva amagambo Yesu yigishije, kandi ni amagambo y'ubugingo, nk'uko intumwa zabivuze ngo twakuvaho tukajya he, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Mu magambo yabigishije rero harimo ijambo rivuga ngo usabe, dusabe turabyemerewe, kandi nidusaba tuzahabwa. Dushake, kandi dushake Imana tuzayibona. Reka dukomange, tuzamure imitima yacu imbere y'Imana, twifuze kubona Imana izadukingurira. Amen. Nkunda ijambo ry'Imana. Kandi hajemo ijambo rindi rivuga ngo twebwe nk'abantu tujya tubimenya abana bacu kubaha ibyiza, tukabaha ibyiza, ndetse hari n'ibyo tubaha atari uko abana bidusabye gusa, ahubwo tukabimenya ko babikwiye tukabibaha. Ngo ese Yesu abaza ikibazo ngo ese noneho Data wo mu ijuru, So wo mu ijuru ntazarushaho? Amen. Kuko we ni mwiza kuturusha. Mbese ntazarushaho? Ni ukuri azarushaho, kandi yarushijeho no kubikora ibyiza. Turamusaba akatwumva, ndetse tutaranamusaba hari ibyo ajya akora kandi byiza, kuko n'umubyeyi mwiza ubaruta bose. Amen. Kandi aranabishoboye, ashoboye byose, afite byose. Kuko twe nk'ababyeyi hari ubwo umwana ashobora no kwifuza ikintu cyangwa akanagishaka, cyangwa ukanabibona ko agikeneye, ariko udafite ubushobozi bwo kugikora. Ariko Imana yo ni Data wa twese, ushoboye byose kandi ufite byose. Amen. Ubuhamya
ndashima Imana ko hari ibintu yankoreye ntabanje gusenga, ariko n'ibyo yagiye ikora nasenze ikansubiza nkavuga ngo iranshubije kuri cya kindi nayisabye. N'umwana nagize ubuzima, hari igihe ntari kumwe na mama na papa tutari kumwe, nderwa mu maboko ya sogokuru na nyogokuru n'abandi mu muryango. Icyo rero cyatumye nkura numva mfite ikibazo, nari mfite ikibazo nk'uko umwana wese nyine iyo atari kumwe n'ababyeyi be niba bataramenya kubisobanura ngo abivuge neza, ariko ni ikibazo iyo umwana udafite ababyeyi badahari, nubwo hari abandi bagukunda ariko hari uwo mwanya w'ababyeyi mu buzima bw'umwana udasimburwa. Nari mfite rero icyo kibazo. Mama we nashoboraga kumubona ariko papa we ntabwo namubonaga uko mbishatse, ntabwo byakundaga muri icyo gihe, sinanamubonye kare, namubonye bitinze. Ariko icyo gihe nari mfite icyo gikomere, abapapa mubyumve, murakenewe, murakunzwe mu buryo bukomeye, kandi mufite umwanya mu buzima bw'abana mu buryo butangaje. Mwebwe wenda rimwe na rimwe umuntu adashobora guhita atekereza, ariko ubwo ndimo ndabyibaza ukuntu numvaga mukeneye, numvaga nkeneye papa, numvaga mukeneye. Noneho Imana irabimenya ko mfite icyo kibazo, kandi nari muto ariko numva ndabyibajije, numva birambabaje, numva mfite ipfunwe, numva mfite ikibazo, numva simeze nk'abandi, numva birangoye. Imana Data ishimwe, numva ni byiza gusenga, ni byiza no kujyana abana ahantu basenga, kuko hari ijambo umwana yumva wowe ntunabimenye ko yaryumvise, ariko Imana ikarivomerera rikamukiza, rikazanamukiza mu gihe utatekerezaga. Kumva isengesho dawe uri mu ijuru ryarantabaye, ryarankijije. Nta muntu n'umwe wari uzi birimo kuba, ariko njye ryarankijije kuko nahise nsubizwa. Abantu nibazaga ngo papa, mpita mbyumva ngo hari Data wa twese, hari Data abantu bose bemerewe guhamagara, kandi ni papa w'abantu bose. Ndavuga ngo hari papa uhari. Numva ndanezerewe kandi numva ndamwakiriye. Nuko ntangira kujya ngira ubusabane nawe, nsenga uko nari mbizi cyangwa uko numvaga nyine by'abana, ariko nkumva arahari, kandi nkumva niwe ngiye kubwira ibimbabaje, niwe ngiye kubwira uko numva nshaka kumera, niwe numva nshaka kubwira ko njye sinshaka kuzagira amateka mabi, sinshaka kuzagira abana ngo bababare, ndashaka kuzagira umumaro, nkagira icyo nakora mu buzima bw'abana bababaye bameze nk'uko nanjye nari mbabaye icyo gihe. Numva Imana ni papa. Ariko muri icyo gihe nk'uko nyine mbibabwiye, numva mfite ikibazo kandi nari ngifite koko. Ndasaba rero, ndasenga, Data ndamubwira, Data urabibona ko mfite ikibazo, kandi nkeneye ikintu kinkuraho uyu mugayo, izi soni, bakamenya ko mfite akamaro, mfite agaciro. Ndasaba rero, ndashaka kumpa ubwenge. Icyo gihe nigaga mu wa 3 primaire, ntabwo nari umuhanga, sinari n'umuswa, byari ibintu biri aho ngo 10 na kangahe, nuko n'amanota ari aho 70, 60 na 80, ariko bitari bya ndubwo ngo umwana yabaye mubi imbere, oya, byari ibintu biri aho nuko. Ariko ndasenga ngo ndashaka kumpa ubwenge. Amen. Numvaga kandi nkumva ndabishaka, kandi nkumva ntabwo mbishaka ko mbaho gutyo. Ndumva ndashaka ko Imana impindurira amateka. Nuko Imana irabikora. Muri uko kubikora yampaye ubwenge koko. Icyo gihe nasenze gutyo niga mu wa 3 primaire, mfite imyaka 9, ndi mukajya mu wa 4. Guhera uwo mwaka wa 4 Imana yampaye ubwenge, yarankinguye mu buryo ntashobora kubasobanurira uko byagenze, ariko isomo ryarangiraga namaze kubyumva, ibintu nkabyumva, ibintu nkumva ndabisobanukiwe. Imana impa kujya inama. Ndibuka ko no mu rugo aho nabaga bajyaga bangisha inama, umwana ubaye uw'umugisha
kandi n'abantu bandeba bakambonamo ejo hazaza, bakambonamo ibyiringiro ko nzavamo umuntu ufite agaciro. Ndashima Imana rero yanyumvise icyo gihe. Umuririmbyi yaririmbye neza, arabiririmba turabizi, aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntago azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ndashima Imana ko yampaye uwo mugisha wo kubisobanukirwa kuva icyo gihe ko ari data kandi yumva gusenga, kandi n'ubu binshyigikiye, n'ubu bimfashije. Rero ni data wa twese kandi aratwumva kandi aradusubiza, ndetse hakaba na byinshi adukorera tutanasenze kuko ari data. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha bene data, mu izina rya Yesu. Amen.